Dutangiriye hano mu muhanda, hari umukecuru ndetse aragukanura nabi cyane, afite isura mbi cyane. Aranga yafashe umwana w'umukobwa aramufata amuhinduramo akantu gato cyane, witegereze urebe. Gusa ku ruhande aho ngaho hari umukobwa wari uri kwitambukira ngaho muri quartier, ndetse muko ari gutambuka aho ngaho hafi aho ngaho wa mukecuru niho ari. Wa mukobwa mu rugendo rwe arebye imbere hari ibyo yabonye. Uriya mukecuru rero yafashe uriya mwana, hari ibintu by'ibimaji yakoresheje, arangije afata uriya mwana amuhinduramo akantu gato cyane, ndetse umwana we ntiyamenye ibyabaye, wenyine ntabwo azi ahari, nta nubwo azi nuko byagenze. Uriya mukecuru yaramufashe amuhinduramo akantu gato, atangira kurebuzwa hirya no hino. Abangaba ni babandi bita abarozi, ndetse reba n'isura yiwe byonyine irabigaragaza, igisura cy'ukuntu kimeze kiranakanganye cyane. Uyu mukobwa arangije ahita yitsimba hano, aravuga ati reka nze nihera amaso hanyuma ndebe uyu mukecuru ari mu biki. Aritegereza arareba. Niba nawe utarabona umuntu w'umurozi, ngwino hafi aha ngaha wirebere, ndetse umenye buryo ki ushobora kuzamutsinda mu izina rya Yesu, ukamwirukana igihe wazahura nawe, cyangwa se ukamubona akora ibintu nk'ibi ngibi. Yari afite amaso mabi cyane, areba hirya no hino mu muhanda, nta muntu wari gutambukamo. Ni kuri ya masaha nyine abantu bose baba bagiye mu kazi, nta muntu uri hafi aho ngaho, abantu nyine batarataha. Arangije afata wa mwana, yamaze kumuhindura akantu gatoya, witegereze urebe, reba ahantu yakuye icupa. Yafashe ibigutiya byarabizamura, amaze kubizamura akuramo icupa. Wa mukobwa arangije avuga ati Yezu Kristo mana yanjye, ibi ni ibiki ndi kureba aha ngaha? Ibi ni ibiki ndi kubona? Ibi bintu koko bibaho cyangwa ntibibaho? Uyu mukobwa nibyo yakomeje kwibaza, atubanza ndi kurota ibi bintu ntago ari ibyanyabyo pe. Uzi ko abangaba aribo bita abarozi? Abangaba ni bandi bavuga ngo ni abarozi, ndetse uretse nze ndaje ndebe. Wa mukobwa yakomeje kubireba, cya gikecuru kireba hirya no hino, kizamura ingutiya, ndetse ubundi hari umuntu mushobora guhura, ndetse wamwitegereza byonyine ukareba n'ukuntu akanura ukabimubonamo. Uyu rero nawe washoboraga kuba wamureba n'ukuntu ari kurebuzwa hirya no hino ugahita ubimenya. Yafashe ka kana disi, ndebera ukuntu umwana yabaye. Yari umwana mukuru, yari umwana bureye iwabo bari banamutumye ahantu, ariko ndebera ukuntu kiriya gikecuru gise kimuhindura. Uyu aravuga ati afashe umuntu muzima, umuntu mukuru kuriya, arangije amuhinduramo akantu kangana kuri, amuhindura nk'agashishi. Ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana. Ibi ni ibyanyabyo cyangwa burasa agiye kubikoza iki? Uyu mukobwa nibyo yakomeje kwibaza. Cya gikecuru kimara gukora biriya byose, cyafashe wa mwana kiravuga ati ubu noneho nta muntu uri kumbona, uretse nze ndaje nkwereke. Yahise amufata aramutora. Reba ukuntu nawe ari kungana nyine. Tekereza nawe umuntu afata mu ntoki ze, arangije aramuterura amushyira hehe mu icupa. Nawe utekereza ukuntu wafata umuntu muzima ukamufata ukamushyira mu icupa bigakunda, ariko uriya mukecuru kikubwira ko yari umurozi umwe mubi, umurozi urenze no kuba umurozi. We yafashe wa mwana amushyira mu icupa. Uri kumva umuntu bitewe n'ukuntu aba angana, ndetse n'ukuntu uriya mukecuru we yabikoze biratandukanye. Uyu yaravuze ati ibintu ntabwo ari byo, ibi bintu ntabwo bibaho, nta nubwo binashoboka. Gute mu icupa? Aramufashe amuseseka mu icupa ajyamo, ntabwo byumvikana. Ibi bishoboka bite? Oya we, ntabwo byumvikana. Yagizemo ubwoba. Kandi nawe uri kureba ino filime ntumuseke, kuko ndizera ko nawe uramutse ubonye umuntu nk'uriya ushobora kwikanga, cyangwa se ukibaza niba nka biriya bintu akoze bishoboka koko, bitewe n'uburyo kinyine ibi bintu bidasanzwe bikorwa n'abantu nk'aba ngaba gusa. Amaze kubikora arongera arebuzwa hirya no hino, arebe ko nta muntu umubona. Iki gikecuru n'ubundi buri munsi cyazaga hano mu ngo, ugasanga kiri kwizengurusa hano ku muhanda mu gihe nta bantu bahari. Kumbi hari ibyo kigambiriye, hari ibyo kiri gushaka, nyine kiri gushaka abana gitwara. Ndetse ahangaha isura ye yarabyerekanaga pe, birigaragaza ahantu hose. Arangije aravuga ati reka nze noneho ndaje nkwereke. Hari abantu bajya bizana ngo abarozi ntibabaho, ngo nta muntu wakuroga, ngo nta muntu ngo ibyo ntago bibaho. None se uyu nguyu nawe ntago bibaho? Kandi we yarari kubikora, nawe uri kubyibonera. Amaze kubisoza yahise ahaguruka, ugasanga muri quartier abantu bari kuvuga ati umwana wanjye naramubuza sinamenya aho yarengeye, kumbi dore ubajyana n'uyu. Ugasanga uyu nguyu niwe wabafasha arabajyana, ndetse yarahise agenda
yahise avaho ngaho kuri urwo ruhande. Uyu mukobwa nawe amaze kumubona aravuga ati ntabwo nawe amaze kubona umaze gukora ibintu nka biriya, hanyuma rero ngo narangiza nkwihorera ugende, ndagukurikirana ubundi menye utaha hehe, menye ngo ninde uba wagutumye, sasa ndebera umukobwa uri aha ngaha. Yaravuze ati ntaho najya, ngomba kukomeka nkagukurikira buri hamwe hose ujya, buri hamwe hose ugenda ugana nkaza kuba ndi kumwe nawe, kubera ko ntabwo naza kwemera kukureka ngo urengane abo bana ujyana, abo bana ugenda utwara ubundi bajyana he. Nibyo yakomeje kwibaza. Ndetse cya gikecuru cyaje hanga ku gipangu, hari ahantu cyajyaga ku bipangu by'abantu kigategereza hagira akana gasohoka kikakareshya kikakabeshya, ugasanga nk'iyo gise kigatwara. Ariko n'ukuntu yagendaga nawe rwose bisa nkaho nawe yari yifitiye ubwoba, yarazi ko ibintu ari gukora haramusageze umufata. Ubwo nawe urabyumva. Tekereza kuba waribyariye umwana ukamutwita amezi 9, wamara kumutwita ukamurera agakura akagera ku myaka 5, yamara kugera ku myaka 5 agahura n'urukecuru rw'ururozi nkuru nguru rukamujyana, aho gushobora kwibaza ngo bari abana wenda batwara babajyanye. Yaje hano gutangira kurunguruka mu bipangu by'abantu, undebere akaza kurunguruka mu bipangu by'abantu. Wasangaga uno mukecuru aza ahantu hose mu rugo rwose rurimo abana, yabaga hazira ukuntu yahunahunaga akabahumurirwa akamenya ahantu baherereye. Rero nawe nibwo buryo yabikoragamo. Arangije avuga atanga ntaba hari se, reka nkomeze ngende ndebe shakishe no ku kindi gipangu. We yabaga yizeye ko ababyeyi b'abana baba bagiye mu kazi, akaba yizeye ko ari buze gukora ibishoboka byose akabareshya bakabo bana baje. Ariko sinzi ukuntu umusari buze kubacika noneho, kubera ko no mukobwa nawe yamuzi. Uyu mukobwa nawe yiyemeje ko atari buze kumucika. Ariko iki gikecuru kigeze hano, ariko nta muntu numvise wankurikira. Wa mukobwa nawe yahise yisimba, nawe ntabwo ari injiji, nawe yarazi ubwenge. Iki gikecuru kiribaza, ariko se ikintu numvise cyari kiri kungenda nyuma, ikintu numvise cyari kiri kunkurikirana ni igiki? Yagize amasika arahindukira, nyagasani uriya mukobwa ntafashwe se bigenze bite? Ariko nanone kose cyaba kigiye ikintu cyari kindi inyuma kigiye he? Wa mukecuru yarabyirengagije, arakomeza arigendera, akomeza agenda gake buhoro buhoro. Wa mukobwa nawe aravuga ati umva ndakomeka da. Ako kanya mukecuru yarinjira aribaza, se nta muntu numvise, nta kintu numvise kindi inyuma. Mu guhindukira ntabwo yigeze amubona wa mukobwa. Uyu mukecuru aribaza, aya ntabwo byumvikana, ubu se hari ibintu bya bindi mu matwi biri kunkoreramo ntari kumva neza. Reka nkomeze umuhigo wanjye. We yabyitaga ko ari ku muhigo, kuko gushakisha abana ntabwo byabaga byoroshye. Yabaga ameze nk'umuntu uri guhiga. Yagendaga kuri buri rugo, hari imbaraga ze yakoreshaga, akamenya ngo runo rugo rurimo abana, akamenya ngo runo rugo rurimo abana bangahe. Akavuga ati ndaza gutwara abangaba, siga abangaba, abandi nabo nzabatwara ubutaha. Abana atabyayisha. Wa mukobwa nawe aravuga ati umva ntawe uri buncikire, ndakomeka mpaka aho ujya hose ndaza kuba nkuri inyuma, ntawe uri buze kuncikira. Uyu mukecuru mu kugera aribaza, ariko se inshuro ya 3 yose nta muntu ndi kumva, nta muntu n'umwe ndi kumva inyuma yanjye. Arongera arahindukira, gusa wa mukobwa nawe akaba yabimenye mbere, agahita ajya kwihisha. Noneho uno mukecuru aho bigeze none sinzi ko yakorohera ngo areka kugaruka kureba, kuko bibaye inshuro 3. Yarongeye agaruka inyuma, nyagasani reka uno mukobwa baze bamufate. Wa mukecuru yaraje ararunguruka aha hose, ariko se akiranga yumva kana gatase, yumvisa urugo ruriri mu mwana. Muri make uwo mwana hisarira ni urokoye uriya mukobwa. Ubundi uriya mukobwa bari bamufashe, kandi nawe ubwo urabyumva byari bukurikireho, ubwo nawe wasanga bari bumutware. Ndetse umukobwa yararokotse mw'ubwo buryo. Uyu mukecuru akomeza kugenda, yagiye akurikirana ijwi ry'umwana yumvise ari kurira. Ageze aha ngaha arahindukira aravuga ati, ariko nubwo ngiye numvise uwo mwana ntago byumvikana, reka mbaze ngaruke ndebe, nyagasani mana yanjye we. Umukobwa uranga ntibamufashe, arangije yipfuka mu maso, aripfuka aravuga ati mana mfasha ntikimbone, mana ndakwinginze fasha. Ariko buri witabaje Imana wese yamubaye hafi, nta muntu n'umwe wigeze witabaza Imana rega ngo ibyange. Imana buri gihe ibizirikana umutekano wacu. Wa mukecuru neza agiye kumubona wa mukobwa, muri ako kanya yahise yumva umwana ukomeje kurira cyane. Aravuga ati ubuse njye kureba umwana cyangwa? Mu kugera aha ngaha yasanze nta muntu hari. Ese wa mukobwa agiye he? Wa mukecuru mu kuhagera yasanze nta muntu hari. Wa mukobwa nawe yamenye ubwenge kare, ahita hava, kuko nawe baba bagiye kumushyira mu icupa.
uyu mukecuru akomeza kugenda ahunahuna avuga ati ariko se ko ndi kumva impumuro y'umuntu hano ko ndi kumva impumuro y'umuntu ariko umuntu simubone, yaba agiye he, yaba arenganye he? Ariko nanone ntiyabitinzeho, aravuga ati okay, reka nikomereze, reka mbyihore ndeke kubitindaho, buriya wenda wasanga ataramutse kuba umuhigo wanjye, reka nikomereze umuhigo wanjye njye gushaka abandi. Kumbi wa mukobwa nawe yisimbya, nta nubwo ari guhumeka. Ushobora guhumeka ahangaha iki gikecuru kigahita cyumva impumeko yawe, ubwo urabyumva nawe byakurikiraho. Uyu mukecuru yahagaze ahangaha aratekereza, aravuga ati ariko reka mbaze nkurure numve, mpumurirwe hafi ahangaha, numve ibintu byose biri hafi yanjye, numve ibyo ari byo, menye niba kuko nta muntu uhari. Ariko yumvise nta muntu uhari, arigendera, yikomereza kwitambukira ajya kuri rwa rugo yumvise akana kari kuriraho. Yumvise akana kari kurira mu rugo hano, yahise aza kwinjira ku gipangu cy'abandi. Ahangaha hari umuntu ushobora kugufatira ku gipangu cye akakurangiza. Cya gikecuru cyumvise abana bari kurira, cyaraje ahangaha kubw'amahirwe kibona akana kari gukina. Umwana nawe uri ahangaha, ubwo nyine urabyumva, nawe aragiye, niwe ukurikiyeho nawe aragiye. Akana kari kwikinira, kari hano hafi y'urugo iwabo, kwa kundi nyine abana babegereye igipangu cy'iwabo, umwana akaba yasohoka akajya kwikinira. Iki gikecuru gitangira kumusekera, ati umwana ngwino hano nguha akantu, ngwino hano mfite utubombo, mfite amashikarete, ngwino nguhe buri kimwe cyose. Umwana yaraje tumva igira hino, cyamukoze ku mutwe nyagasani. Ubundi iyo kigukoze ku mutwe kirakumanura paka ubayemo akantu gato cyane. Uyu mwana rero ni nkawe byamubayeho. Ndebera nawe, reba ukuntu wa mukecuru yabigenje. Yafashe uno mwana aramumanura, amugeza hasi ku buryo yagera ku rwego rwo kuba yajya ku icupa, ndetse agasesera mu icupa mw'imbere akagera. Mutekereza nawe umuntu akajya mu icupa, uri kumva n'ibintu bigoye kuba wabyiyumvisha. Ariko aba bobo baba bafite maji zabo bakoresha, bafite nyine imyuka yabo bakoresha ku buryo baguhinduramo akantu gato mw'ubu buryo. Ntibyagutangaza na wa mukobwa mu kanya wari kumukurikirana, bitewe n'ukuntu twabonye ari n'umukobwa mukuru, ntibyagutangaza nawe yamushyira muri rino cupa bigakunda. Arangije ufata disi n'akakana k'agakobwa nako ntabwo yigeze azuyaza, yaragafashe nakahita agashyira muri rya cupa nyagasani. Arangije areba hirya no hino, nawe ibintu abakora bafite ubwoba. Abazi ko hagize umuntu amubona yamukubita umugongo akawuca, abazi ko hagize umuntu umubona sinzi ko bakiranuka. Ubundi umurozi yafashwe murabizi, arakubitwa mpaka, kuko ibintu abakora ntago ari ibintu by'abantu bazima. Iki gikecuru kigiye kugenda, wa mukobwa yaje yiruka, aravuga ati wakirozi we hagarara aho ngaho. Kigiye kwiruka ati beshyu harenge nkwereke, ibeshyu urenga aho ngaho nkwereke. Umva, imisi y'umurozi nawe baza ni 40. Uyu nguyu ukaba ari uwa 40. Uyaraje avuga ati garura abo bana washyize muri iryo cupa. Ndavuze ngo garura abo bana washyize muri iryo cupa. Ntago ndahanga ngo nkwinginge, ntago ndahanga ngo ngusabe, gira vuba vuba. Uyaravuga ati uvuga ngo nishe umurozi, vuga ngo ngiye gukubita umurozi. Uyu mukobwa aravuga ati mu izina rya Yesu ntabyo navuga. Ubundi ngo hari ukuntu iyo umupfumo umufashe ari nko kudiraguza, yaje kudihagura, warangiza ukamubwira akakubwira ati ngo vuga ngo nishe umurozi, icyo gihe ngo uyibivuze nawe nyine gahita kakubaho. Iki kirozi cyabwiye no mukobwa tumva ceceka, funga umunwa. Uyu mukobwa aravuga ati mu izina rya Yesu toka satani wowe, urankurira ku munwa nta soni. Iki kirangije kirongera gikora ku munwa wacyo, kiravuga tumva funga umunwa, vuza induru ngo fasha umurozi. Ndetse uno mukobwa aravuga ati mbivuza nkandese, vuza induru nkande. Uyaravuga ati vuza induru ngo mufashe umurozi, hanyuma rero abantu baje batabare. Uyaravuga ati ntayo mvugije ngiye, icyo nshaka ni uko ufata abo bantu ukabakura mwaho muri iryo cupa ukabazana. Uno mukobwa yaza kuvuza induru nkuko kino gikecuru cyari kibimubwiye, yari guhita apfa. Kirangije kimukozaho bya bitoki. Uyu mukobwa aravuga ati toka satani mu izina rya Yesu, ntiwongere kunkozaho ibyo bitoki byawe, fata abo bantu bakuremaho. Urashobora kubakura muri iryo cupa cyangwa uyu mukobwa agahungisha umunwa we, uko cyari gushobora kuwukoraho umunwa ukaza gushiduka wafunzwe. Muri ako kanya abaturage batangiye kugenda baza. Sasa rero kuze wirebere, fata abo bantu bakure muri iryo cupa. Ndavuze ati fata abo bantu bakuye muri iryo cupa. Uyu mukobwa atangira gutabaza, avuga ati ndatabaza nkeneye ubufasha, ariko we yirinze kuvuza induru nkuko cyabimubwiye. Hari uwaje yirukanka aravuga ati hano habaye iki, niki kiri kujya mbere, aha hantu hari kubiki.
ariko umukobwa akanga kuvuza induru, we akavuga ati nkeneye ubufasha, nkeneye ubutabazi. Mu gihe kino gikecuru cyo cyamubwiye ati vuga ngo nishe umurozi, ati vuza induru, ariko umukobwa we yarabyanze. Muri ako kanya atangira gusobanura no mu mama wari uje ati iki gikecuru nakibonye kuva na kare hose, cyafashe abana kirangije kibagira bato cyane kibashyira muri rya cupa gifite, ndetse n'ababana bajyaga babura nicyo cyabajyanaga. Uyu aravuga tushatse kuvuga iki? Ati abana bamaze iminsi barabuze muri ino karitsiye, dore uwabatwaraga n'iki gikecuru, ni shitani yabatwaraga. Ati none ibintu uri kuvuga ni ibiki? Bari muri ririya cupa. Uyu mukobwa we yanze kubyemera, ati yabafashe bashyira muri iryo cupa barotsamo. Uno mukobwa arangije aravuga ati ibi bintu nanjye ntabwo nabyihanganira, ni umumama sorry. Arangije aravuga ati sinabyihanganira. Uyu mukobwa aravuga ati hamagara umuntu wese uzi ko yabuze umwana, uyu mukecuru araza kumumuha. Iki gikecuru cyamumuha. Uyu mumama aravuga ati zana abo bana gira vuba vuba. Gitangiye kuvuga ati muvuga ati nishe umurozi, muvuga ati mfashe umurozi, ni muvuga ati mfashe umurozi. Aba baravuga ati ntabyo tuvuze mu izina rya Yesu kandi uragarura abo bana, gira vuba vuba garura abo bana. Uyu aravuga ati bari hehe? Ati bari mwaho wijya guhakana ubusa kandi ubizi neza ko ari we wabashyizemo. Sasa abangaba batangiye gutabaza. Reka sasa uzurebe ukuntu umurozi akubitwiza akabwana, reka uzurebe ukuntu umurozi kamubaho. Ndetse ahangarangije aravuga ati umva nimunyihanganire, nimutuze rwose. Ati dutuza iki? Abo bana warababyaye, uzi kujya kugise uko bimera, wowe waratwisa amezi 9, nta soni. Wowe ndwaza ngo gutyo gusa abaturage batangiye guhurura. N'abafitemo abana, abo kino gikecuru cyahita yatwariye abana nabo batangiye kuza. Ubu noneho kino gikecuru kakibayeho kirahungira hehe? Barangije bavuga ati hano habaye iki? Ati uyu niwe murozi utwara abana ba karitsiye, uyu niwe murozi waroza abantu wenda kubamaraho muri no karitsiye. Ati uwuhe? Ati iki gikecuru muri kureba ahangaha. Ati ntabwo bintunguye ukuntu gisa byonyine, ntabwo bintunguye. Niko wagikecuru we, niko wakirozi we. Reba hano, umva reba hano. Aba barangije baravuga ati tugomba kumurangiza. Ndetse wa mugabo aravuga ati umva mwitware gahoro, nta mpamvu yo kumurangiza, reka banza garura abana. Kirangije kiravuga ati nimumbabarire, ndabinginze nimumpe imbabazi, abana banyu ndaza kubagarura nta kibazo. Atumva gira vuba vuba, gira vuba vuba cyatubanze tugutera ibintu by'ibipfunsi, gira vuba vuba garura abo bana washitani we. Abakozi ba Sekibi rero nk'abantu ntibatangwa no kujya gusaba imbabazi mu gihe bafashwe. Ati fata abana bacu bose watwaye ubazane hano, gira vuba vuba bagarure. Ahangaha abaturage bagukubita bakanakwiyicira, abaturage bagukubita bakanaguhitana. Tekereza noneho iyo harimo uwo watwariye umwana, hakaba harimo ndetse n'uwo warogeye umuntu wagapfa, ubwo nawe urabyumva ibyo yagukorera. Nawe yahita kohereza aho wabohereje, yahita guhitana nawe. Barangije baravuga ati umva nimuvuge make tubanze tumubwire agarura abana bacu. Ngewe umwana wanjye nanjye namubuze. Sasa hanga haje wabuze umwana we. Ati umwana wanjye namubuze, umwana wanjye ubwo yarara hariya mu muharuro yasohotse hanze ariko sinongeye kumubona yinjira. Umwana wanjye ari ati namubonye, uyu niwe wamutwaye, amutwariye hariya ku muharuro. Uyarangije aravuga ati nimumbabarire, ati tukubabarira iki? Kora ibyo tukubwiye, garura abo bana gira vuba vuba. Atoke reka mbyemere nta kibazo, reka ngarura abo bana nta ribi. Iki gikecuru cyemeye ko kibagarura, cyemera ko kiri bwongere kikabasubiza abana babo. Ndetse bidatinze cyaratangiye nyine gukora imigenzo yacyo kugira ngo kigarure abo bana. Wa mukobwa afata umuhina aravuga ati ndagukubita ibitugu ndaza kubitotesha, ndagukubita ndaguhitana. Ubwo tayari cyatangiye imigenzo yacyo, bagira hejuru bavuga ati umva gira vuba se nyine abo bana bagarure, turakwica n'ubundi turakwica, ntago twakugirira imiyaga, ntago twagushyiramo imiyaga wapi. Cyakomeje gucundugutura rya cupa kiravuga ati nibagaruke nyagasani. Ba bana barongeye baragaruka. Ba bana barongeye baragaruka. Abana bari baburanye n'ababyeyi babo. Uyu mugore yaseze yirukanka aravuga ati bana banjye nimuze mwana wanjye, kakana disi kari gukina hano ku muharuro. Disi niko bari bajyanye, karakuriya mu mama. Arangije ahura na mama we, ndetse n'undi ahura na mama we. Uyu mukecuru akomeza gucundugutura cya gicupa kugira ngo arebe ko n'abandi bana baza. Arangije aravuga ati abandi ntago bari kuza. Uyu mugabo aravuga turabazana cyangwa tukwicire hano uzajyane n'abaho bagiye, ariko
ubimenye ko turi buguhitane. Kiravuga ati nimumbabarira basi nimumpe iminsi rwose ndabinginze. Uyu mugabo aravuga ati turagushakira kasho tugushyiramo, iyo kasho uzayisohokamo ari uko abandi bana bose wabazanye. Ati abana twarabakoresheje ariko nyine hari uburyo nasaba abantumye nanjye bakaba bashaka buryo kina abana bagaruka, ariko nyine nimuwe mumbabariye muri aka kanya, ndabinginze rwose nimumbabarire, ndabasabye nimumbabarire, abana abo ngabo nabazanye nibo byakunze ariko ku bandi ho byanze. Nagira mbabwire ko rwose abandi bo bizamfata nk'icyumweru ariko nzabazana. Atugomba kuzana abo bana, wabyanga wabyemera turakwica n'ubundi niyo yayo. Wenda icyo cyumweru tuzagitegereza twaraguciye akaguru twaragakuyeho kugira ngo twemere koko kuzabagarura. Ugeravuga ati nimumbabarire ntimuzanca akaguru, nimumbabarire ntimuzangirire nabi, rwose abana bo nzabazana, ndarahiye rwose nzabazana abana bose uko bakabaye, nzabazana bose. Baramujyanye bamushyira muri kasho. Hamaze gucamo iminsi 2 abana bose bakarisiye bari barabuze, yarabagaruye ariko nundi ntago byakuye ko nayo bahise bamwica muri karisiye, bahise bamwica. Hey, abantu mukorera sekibi ni bibi, muze twisangira Imana umubyeyi wacu dukunda, sibyo rata. Ciao ciao, ndabakunda cyane.